neza kwivuze ngo umuntu wawe n'umugore wawe nibyo oya umva Godfa ndaje ngubisobanure neza urumva uburyo buze kubyumva neza ubundi bonge sinyana nabijya murabizi amakamera ndabitinya mu myaka irenga ubungubu kuva 2013 urumva imyaka iciye muri showbiz ngiye ibintu bya kamera si ibintu byanjye kabisa nta nubwo n'ibintu nanakico ndaje ndahita nshaka kuri kamera reka banze bagura umuriro washize yego rero ikintu cyahituma nza muri bino biboro ni kimwe urumva ahubwo hagati y'abantu habaye kutumvikana habaye kutumvikana rero nta handi hantu yari afite nta kintu afite cyo guhera kuko ikintu cyateye bino bintu byose ikiganiro Miki yakoze ejo kuri MI sibyo Miki ni gatiki ubwo niwe ngo wari umugore we nyine nkuko bari kubivuga uri kubyumva ikiganiro yakoze ejo bamaje se ufite umuntu mukunda abango ari single bamaje kuvuga ati ngiye bamaje kuwo muniga aranje ahita batuye muniga ameze nk'amapine bw'amapine ashaje imodoka ni bakuramo turashira babaje ajya ufata ibintu muniga come on none ndi kumana abantu fe kushenga ibora hanyuma rero wowe uri amapine mashya bishaka kuvuga ngo wowe raga promoter uravuze aga promoter buriya ahuraraga ntajya ahinduka kwa kundi umuzi ndakubaza ibyo ndi kubaza ntabwo uri kunsubiza my brother kugira ngo tuvaneho umucyo wowe ibyo urugo rw'umugore n'umugabo batandukanye wowe uhurira he nabyo kuki wowe nacyo reka manye kubwiye kunyango wenda utaza kubyitiranya ntabwo babanye bakundanye igihe gitoya urumva bahita batandukana mbana nakunda nabwo bana banye mama muri kuvuga ngo ni umugore we manye ntabwo ari umugore ibyo bintu biratandukana nkuko watunga umufiance bakaba ntabwo bikunze mukarekurana nabo niko bakomeje gukorana mu gisata basanzwe bamenyeranye barimo abantu bo babifata muri shobora bisiko ko social media cyo babona icyo kintu bagenderaho yego ibyo bintu rero urumva nibyo bakomeje kugenderaho bro barangije babigira ibintu birebire abantu ngira ngo baranabana mu nzu kandi bakomeje gukora batanakundana buri wese abigira akazi ke ndabigira akazi ariko icyiza ni uko urubuza guhamagara wenda n'abandi babiziho bakakubwira abantu benshi ko ntabwo ari byo biziho abantu benshi baba babizi ibintu biboro baraza kubishyiraho umucyo bro ko ngewe urumva iyi kintu cyacyo kimbabaje nuko uwo muniga si umuntu duciringa si umuntu tuvugana yewe n'uwo ngo avuga ngo yari umugore already ntabwo namwakana n'inshuti yanjye urumva ntabwo namwakana n'inshuti yanjye utakuyakana ninde utakuyakana n'ubuhe ninde njye ntabwo nakiyakana ni inshuti yanjye ni inshuti yanjye nyine nk'uko n'undi muntu wese yaba inshuti yanjye uri kubyumva rero kuba ari inshuti yanjye akabigenderaho akajya kubaka ikindi kintu mu bantu akavuga ngo yaradufashe mani baze umuntu ushobora kugenda akandika kuri posta akavuga ngo abantu narabafashe uriya muniga nge umunsi twahuye ni umunsi umwe buri twahoraga agenda nanjye ngenda si umuntu tuvugana si umuntu dupanga gusa ubwo yahise abona mu buzima bwa Mikael njyemo undi muntu bavugana cyane cyangwa bagendana cyane aravuga ati ngubu niwe bari gukundana kuko already yumvise ibintu byabaye ejo nujya urabona ibintu biri gucacana urabona n'ikiganiro yakoze ejo ari kumwe n'uwa mama bita mama Nick ukina filime icyo kiganiro nicyo kiganiro agenda aravuga ati ariko ndibuza gukora iki kungira ngo nanjye ibintu nanjye mbyerekane ari kuzana ngo ubuntu bw'ubukomo akazana man umuntu kuba yakambara agakomo n'ibintu bya danje bro okay amakuru mfite ngo difata aracukumbura burambera hose icyarimwe amakuru mfite nuko umugore muri kumwe aho ngaho mumbi naze ntago turi kumwe ngiye bro ndi wanjye nawe ariwe mubwira ze hano mubwira akoresha TikTok ntago wamuze adakoresha TikTok kandi mu TikTok mu sharing aho bakoresha TikTok mumushyire izina rye azahangaha arangiza iyi ntambara ibi bintu byo kuzana amatiko byo muri music birarangiye mubizane have intambara hanyuma uwo nguwo wundi niba atari umugore we ararwana n'iki nyine umuntu si umugore we ntago basezeranye ariko gutera gufata umwana w'umushinga ukamwambura umugore wese kubera kudashaka kuba ukajya kuzana umukobwa w'undi utari wasanye abantu bari bagiye kubana ariko uriya mwana Karibu ariho warayibonye bro muzane hano mumubwirira ze nazana avane ukuri nako ashire ukuri abantu bazi abantu nk'uwo muntu bita Soti yamusharinga n'inshuti y'amagara musharinge nawe musharinge cyangwa ufite telefone wari ndabizi muhamagara mubwire ngo naze hanga tubirangize bive mu nzira reka nze ndebe reka nze musharinge kabisa njye nakoze share kanze ndebe reka nze muguhamagariye kuri noza ndebe ko nyitaba urakoze cyane mureke dushire umucyo kuri ibi bintu ndabizi imbuga nkoranyambaga dore baraje bishye mushireho tuzi ibingibi bivane mu nzira
ni muri weekend turangire weekend mushireho agatebe nyuma yuko Bwiza duhaye show mureke mukangiye kubazamura nanze kubavanga muri ibi bintu ibingibi ntimwabishobora uretse go dufata njyenyine ariko mukanya ndaje tumaze tubiha umucyo ubundi bazamure twikomereza gahunda yacu nk'isanzwe babwire mutapinge abafite ubushobozi mukore kuri goro muziranye mute amakuru mfite bamwe ngo mufitanye isano abandi tisano ni yandi Kigali iyo yaramunyuza ahita musaba kugira umuvandimwe bitewe n'ibyishimo yamuhaye tubwire isano mfitanye n'ura mukobwa ni iyihe urumva ikintu gihari yego njyewe uyu muntu tumenye usubundi ubungu aciyemo igihe kirekire mu mvugo yumvikanye tuziranye igihe kirekire urabizi ko nta muntu popeza muri showbiz abishi tuba tuziranye rero urumva agira abishiti yanjye magara cyo bita inshuti magara atari kujyana byo kuvuga ngo ni umuntu ngo mukundana inshuti magara izibazo zose ngiye yakuze ndi kumubona ubu ni inshuti yawe magara ni inshuti yanjye bisanzwe bro nkuko none bafite undi muntu w'inshuti yanjye wabyumvisha titi buraro urumva ibintu maze kugira mu banyarwanda titi buraro urabona ingaruka uzanye mu banyarwanda by'ibintu by'ababesto titi buraro ingaruka zawe titi buraro ni ibintu watuzanye ngo by'ababesto titi kuko naho hasi nka ukakora dori ingo zabanize gusenyuka kubera ibintu byo besto wazanye komeza gusa urumva rero ngewe urumva ahubwo ngewe ikintu cyakiri kumbabaza nuko umuntu yazanye nakangiza izina ry'umuntu akazamukira mu bintu nyine bidafatika bitanashinze nta gihamya nta bintu bihari nyine yagenderaho avuga ngo ibintu bimeze uko nuko nguko urumva uri kubyumva maze igihe kingana iki muri aba besto man njye nakubwiye ni umushuti wanjye kuva kera bro ntabwo nahita mumbwira ngo ni igihe kingana kuko kiri hejuru y'umwaka yari inshuti yanjye kuva kera batandukanye ryari urumva uriya muri Gasogo nta n'igihe kinini bakundanye iminsi mikeya urumva bakundanye iminsi mikeya abo ntabwo byakunda uri kubyumva bahita babihindura akazi umwe agafasha undi n'undi akaza agafasha undi kandi ku bantu basanzwe bakina filime kwa acting akora si ibintu bya danje urumva rero ibyo bigora ikintu gihe cyo kimbabaje ni uburyo nyine umuniga bagiye akajya kundarapa niyo azi ngo anusha imbuga niyo bazi ngo wenda ari ibintu byabiboshya bazi ko urubuga rubaho bazi ko ari YouTube man ura mukobwa besto wawe bakoze ibintu by'abantu bakuru ibyo bintu se man bro urumva ibyo numva bibaho ko umuntu ni inshuti yanjye man ageze ko yarevo numva ko ameze nka mushiki wanjye ni umuntu support nkamufasha mu biri bimwe na bimwe yahageze akanze ndebe murebe niba yahageze Regis niba uri aha ngaha uzuduhukuri mu mbare mushangiye nk'uwo muniga ngiye nashaka kumubaza nta nimero ngiye ngira nako namuhamagaye muceringire Regis ariko se Regis akorera TikTok uwo mugore ari he Madam Win uguru ku prenga abahungu bacu praying man come on ntabwo nta muntu praying man nari n'umuntu ubwo mwiza abayeho muri no buzima ni Miki mu bantu bose babayeho beza nabonye muri ino si Miki n'umwana mwiza wa danje nta nabaho ahubwo yo wareka kumwita mwiza gutera yaranzuriya umukire amafilme akaza kugukunda yarankunze se ibyo jambo navuze ko yankunze wari kwibaza ngo mbese bashukisha iki abandi kigenda bambire Regis umugore man nabeshye rwose ngenda arengana kabisa ibi biribora ariko bari gusakaza uko nguko ni mubyemere barimo barabeshya kabisa gusa icyo nababwira cyo nzi cyo nuko nzi ko batakundanaga ahubwo nuko aha amasaha ariwo bari tazari mu Rwanda babwira iki urumva se batazi kwitegereza abo bantu ibyo bintu n'abantu banze imico ntabwo bahinzimo rwose uwo mukobwa ari reba ahubwo ndabona yaje yitwa nde sitwa Miki se n'ubundi Miki requesting Mike mbere yuko mukanza nangira nganira ikiganiro tukaba muri ibi bintu ntabwo tuza gutinda ndashaka kugira ngo agashireho ukuri imbuga ziri guharabika cyangwa biri kugenda abaye bagabo se turashize Miki biti byiza amakuru ni meza ngura kamera oya ntabwo byakunda byo bitwaye iki ndaryamye
nasujyana isura oya ntabwo meze neza ntabwo nafungura kamera pe no kuko kandi usome body language yawe nuvuga ngo byinjije kuvuga no kuri ngo tubwire ibivuga ko Regis ukamujugunya ibishanga ubu abasaka bagiye kwihasa umuyapanya urumva ukabaya amasaha bivuga ko aho gutakiba ni wanyu aho gubana na promoter mu rugo ari n'ibimenyetso uretse gato some iyo post iraho ngaho nayibonye kare ni gute none musambara mutafunze umuryango Godfather amen katsobanure bino bintu naranze no kunabivugaho bimaze igihe urika ikintu cya mbere gihari njye na Regis tumaze igihe twaratandukanye yego hari amavideo mubona yakozwe kera nuko yari ahari kumwe umuntu akora amavideo akayabika nk'ubari na video zanjye atampaye yasibye nimba se wabizanye reka mbwiza abantu kuri ikintu cyatumye ngewe ntandukana na Regis cyambere nuko uzajya nyumvisha ko nabyaye nanayivuzeho mu kiganiro ikindi kintu mama wanjye afunze ego subira mu kantu numve ikintu cya mbere nuko unyumvisha ko nabyaye ego ikindi kintu ko mama wanjye afunze nyine bitewe wenda nibyo umubyeyi aba yarazize umuntu akajya abikora buri gihe abigukomeretsamo ibintu byo kuvuga ngo tugirane nawe wanyandikiye SMS yo gutandukana nawe what iyo SMS irahari urayishira urayiduha kugira ngo dushireho umucyo arike kuza guharabika abazina y'abantu iyo message yanjye yavuyemo ariko Kiramana arayifite na Aga promoter arayifite Aga promoter yohereza iyo message hano nayizane urakoze cyane uri kumva niwe muntu wanyibwiriye ngo nge nawe icyaduhuzaga kihagarare turashize ikintu nakoze cya mbere SMS nayihaye Kiramana nihereza nyine nayihaye inshuti zanjye nayihaye Kiramana nyihereza Irene nihereza Aga inshuti zanjye za hafi kuko Kira niyo muntu akundaga kutwunga ufite inshuti mbi no kugira tukagira Irene komeza ndakumva uri kumva ibyo bintu byavuyeho umuntu twarakundanaga tunakorana muri video ziwe turabizi nta muntu utabizi Ndi nimba mwarabonye video ejo bundi ntabwo nzagacano yaciye ngo kumukobwa uri kumusaba ngo bakundane uriya mukobwa uvuga ngo yaramfashe nge narabifatiye nimba mbeshya hano ndavuga abantu muzamura baze babivuge urabambwira ndabakubwira ngenda bakubwira ndapfuye na Sadi niyemera kuzamuka azahakane ko ibyo binatabizi inde Kiramani nawe arabizi uko yaratwicaje nge na Regis turashize uri kumva nge naramwifatiye gutya bitari byo kuvuga ariko tikuru uri muntu ibyo ngibyo mbirenzaho ndapfuye no abonye ko uze kuzamuka dusasira inzobe Regis niba ari kuri platform cyangwa abantu ambabariraze muze kuzamura ahangaha dushireho umucyo yakuryoje uretse gato yakuryoje ko umubyeyi wawe afunzwe n'imbere y'Imana ishobora byose ntago mubeshyera nibinakunda muzamura umugabo bita Frank arabizi Soti arabizi Soti zamuka n'uguri kuri kodinga wabwangatiwe ntabwo uzajuza ngo yori biganiro bitware Soti nta kintu na kimwe atazi muri saga ziri Soti zamuka hano azamuka turashize Aga wohereje mbwire Godfather mbere yuko ukomeza Aga iyo message wayohereje okay nayibonye none se iyi ngiyi uretse gato ahangaha muranyibye none se kankubaze Aga iyi message ndaza kuvuga n'icyo wayanditse man mumbare mumbwire nimba nuza Kiramani yarabisibye mumubaze uko ndumva yaba kibifite
uretse ndayifite hano yayimpaye. Aha na Kiramani we nayiriye screenshot. Mumbabarire mubwire Kiramani azi. Mumushake dadi azaba SMS ndabizi kayifite. Ndati. Banyarwandakazi ndahanga ngomba kubitire ikintu bita ibimenyetso murebe musome. Munsomere Mutamba ari kuri. Mutamba wahageze? Nageze. Twagiye turashaka kugira ngo dushire umucyo kuri ibi bintu. Ntabwo ndi uzamura abantu benshi, ndazamura abantu. Wowe nka moderator twagiye idusome iyo message. Imana ishimwe na Sankara yaje. Sankara mutinga mic yawe gato yandaje mpakire. Thank you so much big time. Babwire ko Goro yambaye ubusa ntabwo ndahumeka bikunde. Mukande. Hanyuma Juliet fungura mic usome. Ariko aga. Muting abantu mutapinge abantu batapinge ariko tunakomeza kugira ngo abandi bantu baze munda sharing ese ngabo yagiye Mutamba soma. Thank you Jamie. Okay. Thank you very much. Wiriwe neza Miki, nashaka ku sweetheart ndi gusoma message. Ndi gusoma ibyo banditse. Wiriwe neza Miki, nashakaga. So bane we mumutize by mistake ngiye kumutinga Miki. Okay. Kanangere. Wiriwe neza Miki, nashakaga kugushimira mu gihe twamaranye bambereye imfura ntacyo nkunenga pe n'Imana irabizi. Tera imbere Miki kandi uzishime. Gusa kubera imyitwarire n'ubuzima nagira ngo ngusezere mu buzima bwanjye nawe bw'akazi ka video and vlog dushyiraho akadomo duhagarike. Nakubakiye byinshi warakuze genda ubibyaza umusaruro. Tuzajya duhurira mu bindi by'abandi ibyacu biduhuza birangire mu mahoro. Ubeho ubuzima bwawe wishimye nk'uko mbikwifuriza. Video twakoze nziza zizaba urwibutso n'izisigaye Slim ejo azaza zifate amahoro y'Imana abane nawe. Bye bye. Turashize ibi bintu narenza kwiki mumbwirire uwo musore azi mubwire nyine ninde wansezeye waseze tuzi wanditse message hari ikimenyetso kigaragara ko ari wowe yanditse. Nababwiye ngo muhamagare dadi namuhaye screenshot. Mubwire va ko hano gato muhamagare aduhereze iyo screenshot bigaragara ko ari wowe yanditse kuko kuzana message wasanga ari wowe yandikiye aga promote kayimuforwardinga kuko hanga murajya cyangwa nawazi ayemeze ko message ari iye. Regis ngwino ntibakurimire hita kudahari ngwino niba bigukundira uzushireho umucyo hanyuma sort fata ijambo nizere kufite network bagiye guhamagara ngo ni dadi ni njyewe n'umwe rukumbi dadi ni njyewe ni dadi w'abantu bose nawo ngo dadi yaje kera byibare atakwica ni Kiramani gwiki dipelasi mute your mic cyangwa gukurikiza mute your mic yawe izi ni ingaruka za Tiburari mu kanya urazusobanura impamvu wazanye ibintu mu murwa sorti tubwire ikintu uzi kuri ibi bintu. Sasa iyi couple ya Miki na Regis yego kaza narakubwiye akazi k'amaboko muri ibintu bya social media aho udafite internet ukoresha ukivanga muri ibintu oya naringiye kuri codinga neza. Sasa iyi couple ya Miki na Regis njyewe nyizi kera bakinatangira kudetingana ndabazi story zabo zo ku Gisenyi biki ndabizi byose ndabizi ariko ntabwo byose naza ngo benyuremo ngo mvuge ngo gutya na gutya ngo byagenze gutya byose ndaza just straight nyine ikibazo hano kiri. Sasa mu minsi yashize baje wenda uruhande rumwe uri bwumve muvuze nabi yihangane ntabwo umuntu yazanga abeshya bagomba kuvugisha ukuri. Ndaza njye ku mpande zose wumva muvuze nabi nyine yihangane bose ko turi inshuti. Mu minsi yashize Miki yakundanaga na Regis haza kuzamo kese y'umukobwa bamwita Mia. Hajemo kese y'umubebe witwa Mia nawe ni umubebi wakinaga kwa Regis nyine muri timu ya Regis
ko murabizi kwa Regis harimo abantu benshi ari naho nyine na Miki nawe yabarizwaga muri iyo timu nyine. Urumva Miki yakundanaga na Regis, ariko uwo mubebe amaze kuza asa nkaho hari umubano agiranye na Regis, umubano wundi wihariye. Amakuru avuga yuko baje no kubafatana, ariko ngiye icyo gihe ntabwo nari impari, kuko ntabwo nabikonfirma neza 100% ntabwo nari impari, ariko byaravuzwe byaranawihwishwe. Haza no kuza kubaho ibintu bya break up, bashaka gushwana. Mu gushwana umuntu witwa Kiramani niwe waje kubunga, yaje kubicaza abajyana ahantu i Nyamirambo, baraganira, ababwira kuko batagomba kwita ku bintu biri kubabaho, kuko ni ibintu bisanzwe kandi bagomba gufokasinga ku kazi, ibintu bikajya mbere. Kiramani arabunga, abantu bariyunga, barasubirana, ariko bemeranywa yuko uwo mukobwa bamukura muri iyo timu ya Regis, kugira ngo adakomeza kubangamira abakinnyi nyine. Urumva harimo na Miki, kumva bakundanaga. Ibyo biraba, bariyunga, kuko byanabaye saga ndende. Wenda abantu babazi ba hafi, babakurikirana bya hafi nyine, baba bari iruhande, bo babizi, ariko wenda abantu bo muri showbiz ntago babimenyaho. Ariko byabaye saga ndende, birebire cyane, hazamo n'ibindi bintu by'ababyeyi n'ibiki, ntabwo ngiye nabyinjiramo. Miki wenda araharaza kubyivugira, byo gufungwa n'ibiki muri iyo kese. Ariko Kiramani aragaruka nyine, ubwo ndinye kuri iyo kote. Kiramani arabunga, bariyunga, uwo baby bamusezera muri timu, birarangira. Sasa ikintu cyaje kongera kubaho, Miki murabizi yakoraga staff zo guhostinga mu tubari. Murabizi abantu bari hano boro byo guhostinga bino byaba General Benda na ba Kaspi na ba Semuhungu, byo guhostinga mu tubari. Ya hostingaga ahantu, biza kuba ngombwa yuko na Regis yongera mu mubare wo guhostinga nyine, kuko bari kepo. Urumva nka nyirakabari yaravugaga ati nagetinze market y'abantu nka couple byawe refresh cyane kuruta uko natagetinga gukoresha Miki wenyine. Aho hantu ni mu Gisimenti, abahazi mu Gisimenti kabisa, bahita midnight. Sasa ubwo Regis nawe yongera mu mubare w'abahostinga, akajyana na Miki nyine bagahostingana. Ahantu ikibazo cyaje kongera kuvukira, haje kuvuka ikibazo cy'uko ahantu Miki yahostingaga na Regis, wa mukobwa yagiraga atya akaba arongeye arahagarutse, akahagaruka kandi afitanye ikibazo. Urumva Miki yakundanaga na Regis, kuzana undi muntu bisa nkaho nyine wihabara rya Regis aho hantu kuhagaragara, kandi buraho yahostinze akaba hari, babifata nyine. Miki ntago yabikundaga. Ndabyibuka neza turi midnight, hajemo n'ibintu by'imiserero, benda no gutongana. Miki yenda no gufatanamo n'uwo mukobwa. Miki wihangane, ndabivuga uko biri, mwaratonganye, mwenda no kurwana. Aba baby mwari inshuti, witwa Lorene ndetse na Dana. Lorene niwe witambitse, ibintu barabihosha, bajya ku ruhande, muraganira, murabikemura, birarangira. Sasa ejo bundi nibwo nanone byongeye kurota, intambara yongeye kurota, barongera barashwana. Mu gushwana noneho bafashe umwanzuro w'uko bagiye kujya bakorana, ariko bakabreakinga ibintu byo gukundana, bakabihagarika, then bagahuzwa n'akazi gusa, bagahitamo umurongo wo guhurira ku kazi gusa, ibyo gukundana bakabireka, ariko bakajya bahura mu kazi. Umwe akajya gusapotinga undi muri Regis Skit, undi nawe akajya agasapotinga undi muri Miki, muri iriya channel ya Miki TV show, kuko urabona barahuzaga ibintu bikagenda fresh. Bafata iyo decision, ubwo buri wese agiye kumenya ibye n'inkundo ze, n'undi nawe amenye ibye n'inkundo ze. Hanyuma ahantu byaje kubera kasa amakokero, igihe Aga yamenyanaga na Miki. Aga yamenyanye na Miki just nk'inshuti, like friend, ibintu biba birebire. Regis nyine abifuhiramo. Ndabyibuka twari turi muri birthday ya Didimani,
niho ubundi ibintu byaje gukomerera cyane. Regis yabonye agakomo kariya aga yatangiye kwereka abirakariramo. Sasa Regis abona aga yicaranye na Miki, biramubabaza, birangira nimuye table y'ahantu twari turi kuko nawe yari mu bantu bari bahahostinze nakabari bita Maradona twari twagiyemo hano Kicukiro. Sasa nyine uwo munsi Regis yatashye yabishe yarakaye byatari ewana. Byaranagaragara wenda ku bantu bari bari aho ngaho, barabibonye atashye yarakaye. Ari nabwo muri iyo minsi yafashe decision yandikira message Miki amubwira ko barikanye nyine ibintu byabo birangiye. Message ayiforwardinga abantu birarangira, ayiforwardinga na Kiramani arayibona yuko ibintu byabo byane. Abantu bari bakurikiranaga Miki bagakurikirana Regis, nta video nimwe harashizemo nk'ibyumwe kuva bava ku Gisenyi. Bagiye ku Gisenyi bagiye gushutinga boro za prank za Miki bajyanye na Slim Jesus kuva bava ku Gisenyi. Usibye video bafatiye ku Gisenyi, niba ntibeshye nta yindi video bigeze guhuriramo bakora icyo gihe. Ndabona na Regis aje nawe kuva bava ku Gisenyi nta yindi video bigeze bahuriramo. Baprodinze video bafashe ku Gisenyi n'abantu bakurikirana Regis, ntago Miki yaraherutse kugaragara muri video za Regis na Miki na Miki nawe muri na Regis nawe muri video za Miki ntago herutse kugaragaramo. Byaje rero kongera gucika ururondogoro aho nagiye kubona mbona ikiganiro Miki asohoye kwa Irene avuga ko ngo yerekana intoki yuko ari single nta mugabo afite. Yongera kuvuga yuko ngo yafashe ibintu by'amapine n'ibiki, amapine ashaje ngo yasimbuza, things like that. Abantu bagikurikiye kwa Emaye bakibonye, niho ibintu byaje kongera. Wari wa postinze hano, wari washizemo hano muri big screen, niyo yahise postinga. Hanyuma anerekana noneho ngo n'umuhungu uri gukundana na Miki muri no minsi, yerekana agapromota ashiraho caption. Nago nzi byibuka neza ibyo yari yashize, ariko abantu bamukurikiye babibonye caption yashizeho avuga yuko ari we muntu ngo ari we pine rishyashya basimbuje Regis ipine ryari rishaje. So nge rero ahangaha niho nagarukirije inkuru. Ubwo ibyo nibagiwemo na ba nyir'ubwite barahari. Jambo nyina impamvu yagiye avugamo ibintu numva nshaka kugira ikintu mbivugaho. Nase ko ngiye no ku kiganiro cyo kwa MI Empire, umukobwa yavuze ati amapine ko ari gutinda ku bintu cyo mapine. None se ko ari gutinda ku yo kuhinduza amapine k'imodoka ishaje bagomba gukoresha amapine mashyashya cyangwa vidanje kumenesha n'ibiki. Kuki atari kuvuga ikintu umukobwa yerekanye ko ati murebe zino meta zanjye intoki zanjye munyereke hari ahantu mubona ko nambaye impeta ngo ndi umugore cyangwa umukunzi w'umuntu. Kuki ari guhita avuga ati ngo akunda na runaka? Ni he yigize avuga ngo akunda na runaka? Ni he uwo mutipe nagaruke nyine atubwire ikibazo mujya mu isomo manura. Najya ngo kujya nanjye agiye ikintu avuga tubone ko ibyo avuga nyine harimo. Uki ufata umugabo wambariye ukuri ukamwita amapine ashaje? Reka musobanurire. Njye naravuze ngo urafana usabye imbabazi kuko ngiye ku aya masaha tujye tuvugisha ukuri. Nyumve Godfather. Uretse gato impamvu mbikubwiye sibyo kuko umuntu wafashe gutya mugakundana, abantu biga umuco wo kujya abantu bagatandukana gipfura. Uva aha ngaho wisigaye kuri ayo magambo ko ntabwo ukwiye kubwira umuntu w'umugabo. Ntago ari we nabwiraga. Ntago ari we nabwiraga. Musubire mu kiganiro mugende mu cyumve neza. Njye narivugiye ati iyi modoka ishaje uhindura amapine kugira ngo imodoka ikomeze igende. Imodoka ni Irene naravuga ngo uwo ni Regis uvuze ngo na amapine ashaje. Ndamubwira ngo hoya ntago ari we nise amapine ashaje. Ahantu nzi neza namuvuzeho nta n'ikiganiro cyagiye kurangira kandi nawe nta nubwo ngeze mentioning izina. Naravuze ngo se abahungu bumva ko umukobwa afite umwana bakamujajinga
ese uwo mukobwa uba ukeneye muri kumwe urabizi neza we kabyara njye ndabizi narabyaye nta nubwo mbihakana Godfather njye reka nkubwire kino kintu hari ukuntu nyine abahungu nazi ukuntu bameze njye simpakanye ko mfite umwana simpakanye ko mama wanjye afunze rero kanze ngusabe umunyemerere ngusabe ikintu kimwe si byo miki ntabwo nshaka kujya mu kintu gerageza tujye ku rukundo rwawe mu mbabarire mu byeyi mu mukuremo ndabasabye biraza kumfasha for the respect y'ababyeyi unyemerere ntidupromoting ikintu kiri no sense sinshaka kujya ngo mubyaze muri isaka atubwe biri hano byo biri ku mihanda nyemerera ibyo ngibyo yavuze turenze tubyibone mu famille ubwire Godfather uzane nk'umubyeyi yego njye kukubwira impamvu nyamukuru yatumye nge na Regis turangizanya nanayibwiye Kira twari twicaranye yego ituma mukaraba nkavuga ati niyo naba ngiye gupfa ntibishoboka nge yarambwiye ati Miki ni we wafungishije nyoko utyo kashize ahari muri gereza umenye ko yamufungishije naririye mu maso ya Kira aze hana bihakane turi muri shuti